Yego. n'abandi bafite base bari munsi ya ndimbati babaho kandi bakabona amata n'ibyo kurya ntibicwe n'inzara. ni ukuri. Rero ndimbati byarambabaje kubona ndumva ngo ari gereza niwe wizize ntabwo ari njyewe, kandi nizere ko n'ahari hasi atabona ko ari njye munyamakosa, kuko amakosa ngiye ku bwanjye nta n'urubanza nicira rw'ibyabaye. Yego. kandi buriya wenda niba wasanga wenda ari igitambo cyo kugira ngo aba bana bamere neza ntawamenya, cyangwa se n'ubundi buzima bukaba bubi nk'ibisanzwe ndabumenyereye. Amafaranga yo kwiga nabura bazihangana. Gasaro TV. Kiri bite? Sawa. Meze ute? Meze neza. Okay. Nitwa Sandra, ndi umunyamakuru wa Gasaro TV. So impamvu nguhamagaye nagiye tugane nimba nta kibazo. Hari record ejo nakoze mbonaho comment nyinshi, mfite ntuze screenshot nyine z'abantu bajya nko muri 6 bambwira uti hanyuma tuzatwara twarize uyu mukobwa ibi bibazo. Ndavuga okay, nta kibazo ngiye nzamubaza. Ari kuri phone bimbana. Iyi ni kuri phone. Siri umeze gute? Ndaho neza gake gake. Mbere na mbere mbanje kwihanganisha, twabonye inkuru yawe ku Isimbi TV, ni ibintu bitoroshye. Kuba single mom ntago ari ibintu umuntu wese yakakira, navuga ngo ni urugendo runini, ariko mbere na mbere ngushimiye ko byibuze wabishoboye. Nakoze. Hanyuma Fili, mperuka kubona inkuru yawe nk'uko nabikubwiye, ndetse amakuru nagiye numva cyangwa se mu bantu ngewe ubundi nkunda kwibariza umuntu inkuru ya nyayo. Numvishije ko iriya nkuru byavugwaga ko kwareka nkoresha iryo jambo, ko iriya nkuru ujya kuyitangaza hari amafaranga watse umugabo bita Ndimbati agera kuri 5 miliyoni. Hanyuma yakwimuka bamubwira uti ndaje nkujyane mu itangazamakuru. Ibyo byaba ari byo? Ibyo bintu nta byabaye. Ni ukubeshya n'amafaranga nigeze umwaka. Yego. Niko ngiye kugira ngo njyewe twari twahuye, papa wanjye ahari, musaza wanjye ahari, na mama we n'abandi babyeyi, kugira ngo tuganire turebe ibintu byatunga abana mu kwezi ngo batajya atanga indezi. Nta mafaranga yigeze avugwa nkeneye, kuko byaranze biba ari uguterana amagambo gusa. Birangira igiye nta gikozwe, nta n'ikivuzwe. Muri kumwe n'ababyeyi bawe? Yego. N'abandi bo muri famiye, n'umugore we yari ahari na mama wa Ndimbati. Amafaranga nigeze umwaka arabeshya. Yego. Oya ntabwo ari wabivuze, ni amakuru avugwa mu bantu, ni niyo mpamvu navuze ati ariko yarabivuze turi kumwe na Kabe kuri telefone, yarabivuze arabeshya. Hanyuma hari izindi komenti nagiye mbona ku kiganiro ejo nakoze, bavuga bati ese ubundi no mukobwa akavuga ko yasindishijwe kandi n'ubundi yaratangaje ko bari basanzwe bahura. Bamwe bati ni ukubeshya, ubundi amakuru y'ukuri ni ayahe? Bati ntabwo twari dusanzwe duhura ngo turyamane. Ibyo twari twahuye musaba ko ari ukumfasha nkakina filime, ntabwo twigeze duhura muri ubwo buryo bwo kuryamana. Ibyo yakoze yabikoze ntabizi, yansindishije. Ndetse icyo kintu nacyo ni na kibi cyane, basi niyo tubyumvikanaho ntabwo ari byiza. Bimeze nk'ubwicanyi, nese kurongora umuntu atumva atavuga. Sinzi nako ibyo ari byo, kuko nta na kimwe nibuka. Yego. Hanyuma hari icyo ndibuze kwibaza, abenshi bagiye bavuga ati ese kubera icyo uno mu mama yatangaje iyi nkuru ya Ndimbati hashize igihe, kubera icyo atabitangaje imbere, ati bigaragare ko hari abantu bamugiye mu matwi. Ariko navuga ngo n'ubundi ni ikibazo gikomeye kurera abana uri wenyine, ndetse buri wese yakumva. Kuba iki gihe cyose cyari gishize, ntabwo ari ukuvuga ko nari naniwe kubivugana mbere. Ariko nakomeje kwihangana byibuze kugira ngo ndebe ko nawe igihe kizagira akiyumvamo abana akabakunda, hanyuma akaba. Ariko byaranze, kambwira ati abana nibamenya
kwivugira wenda ubwo akavuga ko aribwo bazajya bamubwira ibyo bakeneye akabafasha ahubwo se bazamenya kwivugira rye ariko uburyo umwana avuga ngo nkeneye iki. Ikindi kandi ntabwo nabikoze atabizi, yabikoze abizi yambwiye ati genda ubikore. we watanze kiriya kiganiro Ndimbati abizi? Abizi, ndetse nasabe mbere y'uko akima yabanje guhamagara Ndimbati anamubaza niba nzi abana ari abe. Ndimbati arabyemera ambwira ati nose tudasanzwe by'ikiganiro nyuma. Ndimbati yemera ko dukorana ikiganiro na Sabe. Numva rero byose byabaye ari amahitamo ye. Ni ukuvuga we yarasanzwe abizi. Hanyuma impamvu nyikubajije, hari abantu bakomeje bavuga ko watanze ikiganiro Ndimbati atabizi, ariko uyu munsi ntekereza babana ko basobanukiwe ko uno mu mama yarabizi, kuko niyo bajya no kuri MTN bakumva ibyo twavuga cyangwa n'ibyo yavuganye na Sabe, ibyo bintu babisangamo rwose ko yabinyemereye nzajye kurega aho nshaka, nta kintu nzongera kuvugana nawe tutaragera mu rukiko. Rero nimba yarategereje ko ariho ngomba kuvugira n'insigaye muhamagara akananyihora yambwiye ngo tuzongere kumuhamagara, nta kindi nari gukora uretse kumukorera ibyo nawe yifuza. Rero inzira yanyoroheye yo kuba nakora n'ibintu byanjye ni kujya mu itangazamakuru, cyane ko ari n'umusitari uvuga nta mafaranga ngewe, kandi kujya mu manza ni amafaranga uratega abavoka abatariko n'injya mu itangazamakuru. Ntabwo nzabura umuntu wampa ibyo bitanu watega cyangwa icyo gihe ndetse cyo kugura amata y'abana, cyangwa n'umwavoka wabireba akumva agize impuhwe yaburanira nta n'amafaranga nyake. Ntabwo igitekerezo kwari ukumusebya cyangwa kugira ngo afungwe. Ahanini njyewe icyo nshaka ni uburenganzira bw'abana, kuko ibyanjye by'uko byagenda kose nta n'icyahinduka. Ndi kuko ndisiga uti mama w'imanga nzakomeza nduyunguye, ariko ku bana byo byahinduka. Byemeye nyine imbabazi bakazimuha, ntabwo namwifuriza ko yafunga rwose, ariko nta yandi mahitamo ahari. Mbese itegeko uko byagenda kose rigomba, amategeko agomba gukurikizwa, cyane n'ubundi ko badahana umuntu bahana icyaha yakoze. Ariko njye nta kibimwifuriza. Hanyuma Fili, ku munsi w'ejo yatawe muri yombi, ucyumva biriya bintu benshi baravuze ati ndetse ni uwo mufungishije, ariko ku mugani wawe umuntu afungwa n'icyaha akekwaho. We wabyakiriye gute? Ese ntiwabuze ati ibi bintu nkoze ni ibiki? Ese ko natanze kiriya kiganiro katari ibi nari niteze yuko byajya mu mucyo w'amategeko akamfasha abana bakarenganurwa. Donc ntiwumvishe wiciriye urubanza? Hari igihe umuntu akora ikintu ariko atazi ingaruka icyo kintu cyagira. Njyewe ntabwo nigeze nicira urubanza. Sinzi nimba hari n'indi ncira urubanza, ntawe urabimbwira ko ibyo nakoze nakosheje. Ni uburenganzira bw'abana. Ibintu nakoze ntabwo abana bangana kuriya bagomba kubaho gutya wabo ufite icyo yabamarira. N'abandi bafite base bari munsi ya Ndimbati babaho kandi bakabona amata n'ibyo kurya inzara. Ni ukuri. Rero Ndimbati byarambabaje kubona numva ngo abigereza niwe wizize, ntabwo ari njyewe, kuko ibyo yakoze nibyo bitumye agera kuri uru rwego. Ati mu buzima tubamo nawe urabizi, ntabwo dufata mu buzima bwacu, ni ingaruka z'ubuzima tugomba kubamo. Imyanzuro ye rero ni iriya, ingaruka nazo agomba kuzibona, afata imyanzuro myiza, ibyo uzabona muri iyo myanzuro ni byiza. Hanyuma uyu munsi uba wumva byibuze Fili, yego ikosa ryarabaye, kandi koko buri muntu wese ufite umutima, ndetse umubyeyi wese uzi uko kurera bimera cyangwa se uko bigenda, biravuna ndetse impanga. Navuga ko uracyari mutoya, urasavayivingana abana, ndetse kuri uyu munsi n'abana bakiri batoya bazakubaza ese kwiga, bazakubaza byinshi cyane bikenewe. Uyu munsi biramutse bibaye nk'amahirwe bikaba byavuga uti nagufasha, byibuze mubabarire nka Fili, urumva witeguye kuba wamubabarira ukavuga uti ibi bintu byibuze nubwo byabaye reka mbyirengagize mubabarire, cyane ko uyu munsi ni papa w'abana bawe? Ari byambayeho ku bwanjye, urabona igihe cyose ibyanjye nari namaze kwiyakira, ariko abana bo ntabwo wabyakira ngo ureke abana barengane bise n'inzara.
rero urumva aramutse yemeye gukosora icyo kintu akavuga ati abana ngomba kubarera nk'abatunga nta kibazo nta nzara izongera kubica abana bakagira aderese y'aho bagomba kurererwa yego hose ibyo ngibyo ndabyiteguye gusa sinzi niba bishoboka nyine n'ibitekerezo cyangwa ibyifuzo by'umuntu ariko nizera ko na leta atari mu gisimba nitabaje ni abantu bafite abana ni ababyeyi n'abatari ababyeyi baritegura kubabo byo kurera bivuna n'uburyo umubyeyi aryoherwa no kuba yarera umwana umwana nawe akaryoherwa no kuba yaba arirwo abona ababyeyi be bombi hanyuma uyu munsi uba wumva umutima wawe wagushishikariza kuba wajya kumusura cyane ko ni umuntu mwabyaranye ese wumva witeguye kuba wazajya byibuze kumusura ukavuga uti nubwo ibi twabicanye ariko byibuze ni papa w'abana banjye ndabyiteguye kandi nizere ko n'ahari hasi atabona ko ari njye munyamakosa kuko amakosa ngiye ku bwanjye nta n'urubanza nicira rw'ibyabaye yego kandi buriya wenda niba wasanga wenda ari igitambutse kugira ngo aba bana bamere neza ntawamenya cyangwa se n'ubundi buzima bukaba bubi nk'ibisanzwe ndabumenyereye amafaranga yo kwiga ntabura bazihanganira oya imana ikora byose firi kandi ujye uyiringira usenge uvuga ntukumve ko imbere ari habi ahubwo ujye wumva ko byose ukabona abana babonye uburyo bwo kubaho kandi nyamara batari kubona uburyo bwo kubaho mu gihe cyari hanze cyangwa ntarabivuga ntekereza ko iyo nza no kubivugana mbere yose aho abana ntabwo bakwiye babayeho mu buzima bumeze gutyo tuba mu kazi gato cyane kajyamo matira gusa dutekera hanze inkono n'iki byose biba biri hanze ntiwabona aho dutereka n'abana ku buryo unasushije gato rwose ukarangara n'igikoma bakenye nawe cyangwa n'amazi bari ugucunga cyane ndetse ko n'ubushobozi byo kurya ntabyo kuko haba ari muri famille nta n'umwe uravuga ati reka dusigare wenda n'ubwo adahari tube dufasha abana nta n'umwe usigara hanyuma ariko wenda wari wajyanye abana ese ni cyo kintu cyatumye bakurayo cyane ko n'umudamu we yari yamaze kumenya ko ndimbati afite abandi bana hanze kubera iki wenda wabakuyeyo benshi baraza kwibaza ikibazo nabagiyeyo ngira ngo twabura uburyo bwo kumusura ntabwo yavuze ngo narabamujugunye narabahataye ariko simeze nari nabajyanye ngo bamusure nanjye nshaka ibyo gukora kwa rero namwe karamo 500 none nimara kubona aho mba mpagaze abana bagaruke mu rugo ndavuga ati ariko muri iyo minsi muba muri kumwe nanjye ngomba gusura abana ati nta kibazo ariko nyuma umugore we yanze ko nasura abana banjye ndavuga se abana ko ntababajugunye ni uyihe mpamvu ituma mutemera ko nsura abana kuko nawe ufite umwana umuntu akamukubuza uburenganzira umwana birababaje ahisemo kuvuga ati abana rero mubasubize none tuzi ko nk'abakobwa gutinyuka nko kugenda ukajyana abana ku mupapa uzi ko yubatse ni nk'ikihe kintu cyagutinyuye ubwoba ukavuga uti aba bana reka mbajyane kamambayambaya cyangwa se ati byose ni yare n'undi reka ngende mbasigeyo nubwo nzi ko uno mupapa afite abandi bana numvaga ko nta kibazo kibirimo cyane ko umugore we nta kibazo nari mfitanye nawe twari tubanye neza no mu byo yakundaga kungiramo inama rwose kwari ukubamuha vuga ati inzara yohe kubica nawe wamukomeshe yumve hano nanjye nzagufasha uko nshoboye mu gihe tuzaba turi kumwe babeho neza niyo mafaranga nta n'aba yabuze nanjye ndakora abana tuzazicwa n'inzara cyangwa babura ibiryo babura amata ariko nkubwire umudamu we rero nkumva nawe ni abantu bake bakwihangana kuba bavuga ati umwana w'umugabo wanjye ntazarererwe numva ko afite umutima ariko byari ukunjijisha uburyarya kuko nyuma ibyo yambwiye ntabwo ariko byagenze ko nawe yaza gushaka ko abo bana bahaguma yakabaye yaranyitseho neza abana banjye n'abakumva nkajya kubasura ariko ntabwo yigeze abikora yarampindutse kandi nari nzi ko twumvikana hanyuma nyuma y'uko atabwa muri yombi ese nta muntu wo mu muryango we wigeze akuvugisha byibuza kubwira uti ibi ngibi wenda bibaye kubera wowe cyangwa se abe yakubureminga nta muntu wigeze inzobere hanyuma uyu munsi navuga ngo fili uracyari mutoya ndetse wabyaye uri mutoya hanyuma hari nk'abana benshi cyangwa se bashamazikira
gukina nka filime ariko ugasanga bibavirimo izindi ngaruka rimwe na rimwe, ugasanga aravuze ati nakemera ngatanga byose kugira ngo mbe icyamamare. Wabagira nk'iyihe nama nka Fili, wa muntu ufite experience y'ibyo waciyemo kubera filime washakaga gukina? hangaha n'ubundi rero hari urubyiruko ndetse n'abakuru bifuza kuba bajya muri sinema nyarwanda babikunda, Yego. ko badafite aho bahera kugira ngo ibyo bintu babigeraho, wenda twifashisha nk'umuntu waba uzi ubona abikora. Abo bantu rero bifashisha kugira ngo babakore nibo babateza ibi bibazo byose. Wenda nko mu mafilime hagiyeho nk'ahantu umuntu agomba kunyura igihe akeneye kuba yabona ibyo bintu, yabona uburyo bwo kugira ngo abyinjireho, nabwo hagashyirwa ahantu ho kunyura. Niba ukeneye, nimba wumva ushaka gukina filime, ukunda filime nyarwanda, ufite impano, ugomba kunyura ahangaha. Ibintu bikaba bizwi ko numva ushaka gukina ufite impano hari ahantu ugomba guca, ariko atari ngombwa ngo ujye guca ku mukinnyi, urwana ba mugenzi wawe igihe byaba byakunze ubona ibyo gusaba kugira ngo agushyire muri ko nyatigeze anabinsaba ngo mbyange cyangwa mbyemere, ariko ntabinsaba ntabwo nari kubyemera. Hanyuma tugana ku musozo Fili, uyu munsi noneho navuga ngo hari benshi komenti nyinshi n'ubundi, ariko navuga ngo dukwiye kukumva cyane ko uvuga uti ntandi mahitamo nanjye nari mfite, nari mbayeho mu buzima bubi kandi nzi ko papa w'abana ntacyo abuze. Hanyuma uyu munsi noneho twakibaza kino kibazo, hanyuma ese nka Fili nyuma y'uko utanga ikiganiro, ese ntabakubureminze bakavuga ngo ni wowe ukoze ibi, ukoze amakosa, ukoze donke za negative comment kuri wowe, bikaba byakwafekita kuba wababara? Ntabwo byabaye nk'abantu babiri babimbwiye nyine bambwira ati ubundi suzunguka iki n'icyo gihumbi yaguha agati n'icyo ntikizi uzakibona, ariko ntabwo ari benshi, ni abantu babiri gusa babimbwiye, ariko batinjije kuko ikinera imbaraga kirahari. aba bana bagomba kubaho, aho ngeze no kwihingira nkabaho, ariko bo ntabwo babaho badafite abababeshaho. Birumvikana mama, kandi umuntu wese ufite umutima ku mugano wawe nakumve, tugerageze kuba twakumva ibyo ari byo byose. Nawe urashaka ku mugano uburenganzira bw'abana bawe, sibyo? Ubwana bumva n'ubundi igihe kigeze narawurenze, ntabwo nkiri under 18. Yego. Ariko abana ni bato cyane, kandi nanjye nta bushobozi mfite bwo kubarera. N'abantu badufasha, batarafunze. Yego. Bavuga nyine ibyo bibiri yajyaga ajugunya aho rimwe mu cyumweru cyangwa mu kwezi, ntabwo azongera kujugunya aho ngaho ngo tubibone gusa, nta n'ubwo ndi kubyicuza ngo ibyo yaduhaga ntagakirido, ariko dufashe tube twabona uburyo bwo kuba. Fili, ni ukuri ndagushimiye cyane kuba wemeye kuganira natwe, ni iby'ingenzi kuri twe. Ndatekereza hari benshi bagiye banyandikira ati uriya mukobwa uzamutubarize iki kibazo. Ntekereza ko uyu munsi benshi bari buze gusobanukirwa. Ni uburyo bwari bunyoroheye bwo ko twakoresha audio cyangwa se navuga ngo tugakora kuri telefone, cyane ko hari benshi bafuzaga ko hari ibyo basubiza. Ndetse nakubwira ngo akomeza kwihangana, ukomeze ube intwari, ukomeze ube umugabo, kandi ikindi kiruta byose usenge cyane, sibyo? Usenge Imana ibwira uti Imana nkuragije abana kandi uzabakoze, sibyo? Kandi mama ndagushimiye cyane ku mwanya uduhaye, Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Gasaro TV.